munsi rero hari byinshi tuza kugenda tuganira, turaza kugaruka kuri APR. Narababwiye ntago nzahumeka kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo yemwe ngabibutse Uwiteka ngo ntimugatuze, mujye mukomeza mwibutse Imana, muyibwire ngo kugeza igihe Yerusalemu izahindukira nk'iki, igeze igihe umujyi uzahinduka Uwiteka akagira gute ibintu byose akabisawazisha akabishyira ku murongo. Nanjye rero tayari ntago ngomba gutuza. Aha rero ndaje tuganire hanini kubigendanye n'ababa pampe, kubigendanye n'abantu bahombeje ikipe ya APR, mbereke ibintu byinshi bagiye bakora mutegeze mumenya, mbere ku buryo bagiye barimanganya, mbere ku buryo ikipe bayiriye bayicucuye bayimaze, mbere ku buryo baguriye ikipe abakinnyi badahwitse, mbereke imigambi yabo ndetse n'uburyo na strategy bamaze iminsi bakoresha, ahanini barimo bagenda bibasira abantu bagenda bagaragaza ukuri. Ngira ngo mwarabyumvishe ku munsi w'ejo ku kiganiro nabonye umutaramu w'umukongwe, umunyamakuru w'umukongwe umaze igihe mu mwuga w'itangazamakuru bita Leonidasi Ndayisaba, uburyo bashakaga kugira ngo bamubeshyabeshye bamuhamagare bagire gute baze noneho niba barashaka kumushyira minshi, niba ari ingumi, niba ari ibiki, ariko ibyo byose bashaburiya nko kumucacambwa, nko kumukanga kugira ngo ashyire umupira hasi, adakomeza kwerekana ubusambo ndetse n'ubuhemu aba bantu bakoreye ikipe ya AP, kandi nyamara bari bizewe bazi ko bagiye kugira gute, bazi ko bagiye kwigurira abakinnyi beza. Yes, ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho, turebere hamwe eske mambo yakoje aba bantu byagenze gute, aba bantu bari itimu barayicucura, aba bantu urebye uburyo APR imeze, turatsinda gatego kamwe nabwo dusa n'abakagwiriye, umukino nta guhuza, ibiki byose ibyo twari twiteze byose uyu mwaka wose ubaye impfabusa. Nabwo ni episode umuntu abagenda bikaho, ariko abantu ndashaka kuzabagaragaza nkabashyira hanze namwe mukibonera uburyo ibintu byose byagiye bigenda. Ntago ari ibintu byoroshye mwa bantu mwe, ntago ari ibintu byo guceceka, ntago ari ibintu byo gufata ngo ugende ngushyire iyo ngiyo uterere iyo, reka da. Aba bantu kereka igihe bazaza bagasaba imbabazi bakavuga bati twarahemutse, twakoze majyabo, twakoze ibara, rwose niko bihagaze, cyangwa se bakazasezera bakavuga ati twebwe tuvuye mu ikipe turagiye, twebwe tunarondoka, ntago tuzongera kwihusisha n'ibintu nk'ibyo ibintu byo kugura, ibintu byo kuza gutabanga timu, ibintu byo kugira gute. Nababwiye timu ijya gupfa rabanje iba association, ikipe ni association, harimo Reyo, harimo Kiyovu, murumva namwe ikipe yaragiye iba Gatogo. Urumva rero hajemo abaryi benshi, hazamo burumwe, urumva ni bya bindi ni nka ya ngoma ya komine, umuntu wese uciye harakubitaho, cyangwa isina ngufi umuntu wese aragenda agaca ikoma. Urumva rero ibintu ko ari hatari. Yes, reka rero tuyinjiremo neza, tubanze turebere hamwe, tuvuge tuti se aba bagabo bakoze iki, aba bagabo byagenze biti, aba bagabo eske uwo batiyumvagamo baramurekaga kugira ngo azane umukinnyi mwiza, cyangwa uyu mukinnyi ni gute bimeze bite, nako aba taramu baguraga abakinnyi gute, bihagaze gute? Ibyo ni ibintu tugomba kurebera hamwe icyarimwe, tukareba tuti mambo vipi. Navuga inti bijya gutangira byajemo ibintu byinshi, biza gute cyane aho mwagiye kumva President Afande Richard akimara kugera ku buyobozi, mwagiye kumva nge nakubiswe n'inkuba, nagiye kumva numva ku ikubitiro numva haje umuntu ngo bita Mukasa uyu yiberaga muri Kiyovu, niho yiberaga, ariko yabanje kuba no muri za la jeunesse burya. Yes, yabaye muri la jeunesse, la jeunesse igeraho ibirinduka avamo, nabwo ntabwo yavuyemo neza za muri Kiyovu nayo murabizi birirwaga gutya mudararara bakagaruka, yari vuta ni kuvute muri Kiyovu. Aho rero Afande Richard aziye muri APR, urumva Mukasa yaravuze ati ndaje rwose, kuko buriya bafite ngo n'ibintu bya hafi bashobora kuba hari icyo bapfana cya hafi, nyine birumvikana ni abantu ni familie, mbega ubwo ngubwo ni familia moja. Aramuzana ati vayo, ariko twiyibagiza ko buriya ahantu hose mu kazi niyo mpamvu kizira kikaziririzwa. Ntushobora kuzana umuntu wo muri familie yiwanyu, ntushobora kuzana umuntu ngo nuko ari muri umuna wawe cyangwa mukuru wawe ataza akazi ukajya kumushyira muri ako kazi
kandi atakazi neza, icyo gihe uruganda zarwica, icyo gihe azaguhombya, icyo gihe ibintu byinshi azabishyira hari. Niyo mpamvu mu bintu bya business cyangwa se ibintu nk'ibi by'ama equipe wirengagiza ukavuga uti hari abantu iyi myanya yagenewe kandi bagomba kubikora neza, ukazana abatekinisiye bababyize. Ariko utangiye kuzana amarangamutima akakujyaho ngo uyu ni mwene wacu, ngo nawe reka muzane, ngo uyu nawe ni mwene wacu reka muzane, usanga ibyo bintu bigiye kuba bure, nta kintu bizatanga. Ari nayo mpamvu hari imvugo yadutse ngo nabo ni mureke ngo baze barye, ngo nabo ni mureke biriringa abandi se ngo uko barya. Ibyo bintu rero nibyo byagiye kutwica, nibyo bigiye no kutumara. Ugasanga icyo kintu nicyo navuze, nagiye kumva numva mukasara ahageze narumiwe nkubitwa n'inkuba. Ndavuga intariko reka dutegereze turebe byibura wenda nubwo yarari muri Kiyovu uhasanga ari umuntu wo mu expert ushobora kuvuga ati nzibi mfite ibi nibi, wenda nzakora ibi, turebe uburyo byagenda. Kumbe ntitumenye ko ari umuntu uje nka kinga, ari umuntu uje nka pazia ili kusudi mambo mengine yatendeke mure ndani. Nk'umuntu wenda uje nk'ipazia uri hariya ya ipazia ngira ngo murayizi, cyangwa se tuvuga nk'urukuta ukuntu runaka, kugira ngo hari ibintu byinshi wenda aje gukingira, hari ibintu byinshi aje gukora. Icyo gihe uyu mugabo azamo hari ibintu byinshi afite. Muri byibuka ko bafite application cyane cyane biriya byo kugurisha amatike, murabizi biri electronic, hari ukuntu babikora kuri phone bakabahanuza code mukabikora mukagira kuri code, hanyuma mukishyura, ni ibintu byigaragaza. Then iyo umaze kugura iyo tike uragenda bakayiscaninga, bamara kuyiscaninga bikajya muri system. Ubwo no kuvuga ngo rero iyi ifite pourcentage ukuraho ku kaziba yakoze. So iyo company yariye, ubwo urumva na amata abyaye amavuta, iyo company arayizanye. Uwo ubwo abajaho urumva ni kimwe cyari gikemutse. Ubwo aje kubigendanye niyo company izazigurisha amatike ku kibuga, buri kintu cyose nyine kikajya hari. Ariko ntiyaza kuri ibyo gusa, kuko yari n'umujyanama mukuru ku bindi bintu byose bishobora kuba byakorwa. Niyo bahitagamo abantu bajya kurokita abakinnyi, niyo bahitagamo buri kintu cyose. Ibintu nibo babikoraga, niyo bavugaga ati amafaranga dukeneye naya, niyo bahitagamo ibintu byose mbega byakorwaga, amanyanga yose yatekinikwaga, ibi n'ibi twaguze ibi, nibi twaguze ibi, mbega nibo bari abantu ubwo ba master planner ba president. Baragenda bicara hariya, bigira utumana dutoya, bigira za kagarara, bakaba bica bagakiza, ibintu byose nibo babyemeza. Uwo bashaka baramwirukana, uwo bashaka niwe bashyira imbere. Murabizi barahageze, ibintu byose bashambarida basanze bo barabirukana, ngaba bari abakanaka, ngaba bazatuvamo, ibyo tuzakora nyamara ntitubizeye, mureka badukuremo tuzana bacu, kugira ngo ibintu byose tuzabikore bigendere ku murongo. Buri umuntu ushaka kwiba uzamubona niko akora. Abantu bashaka kurya ikipe niko babigenza. Iyo bigeze gutyo bahita baza ibintu byose bakirukana, bakavuga ngo baje gutekinika ngo bashyireho ibyabo. Jya umenya ko uwo muntu nushaka ujye utangira gushyiraho ka question mark, uvuga uti ibi bintu ni hatari sana. Muti rero ubwo urumva byinshi nibyo babikorana. Haba haje undi muherwe bita Kadafi. Usibye ko we nyine hari ibintu byinshi nawe yego yashinjwa, ariko buriya we sinjya mushinja cyane, kuko icyo mushinja we niyo wazanyemo abanyamakuru, niyo wabaguze, arabazana aravuga ati abangaba bazaza badufasha, ndetse nabo bantu bajyaga kugura abakinnyi sometimes niyo wabahitagamo, ndetse na decisions nyinshi zagendaga zifatwa niyo wazifataga. Kuko uyu yari inshuti yakadasoka na president wa equipe, bari inshuti cyane kuva no muri marine naye hose ni Rubavu, kuko bivuga ko uyu mugabo ari umukirenga afite ibintu byinshi Kadafi. So amaze kwagera rero ubwo hari nabandi benshi bagiye bazanamo binyegeje aho ngaho nyine utamenya, ariko ni benshi bagiye bakorana muri zo deal zose. Hazamo nabandi rero bavuga ngo bagiye ngo naba manager, hazamo ibiki, urumva bagenda bose ni ukuvuga ngo inzego barazuzuza kugira ngo gahunda zigende neza, nyine bagere ku mugambi wabo kugira gute wo kurya neza. Urumva rero ubwo byatangiriye icyo gihe bakihagera, barabanza baguramo abakinnyi bake nabo ba fake, kuko barahageze nta kintu na kimwe begeze bakora, ndetse batangira gutota umutoza
Foruje kugira ngo atangire kubakinisha, ari naho byaje kuba nibumvikana baza kumwirukanisha n'iki byose ngo ntago yabumviraga, ngo ibyo bavugaga ngo ntago ngo umutoza ngo yumvaga ngo yari afite umutwe munini. Niba abakinnyi baguze bari abitwa ba Pamwe Songwe, abitwa ba Surey Sanda nabande bajya bagura abakinnyi benshi, ndetse bagura n'uyu mukinnyi w'umurundi ntuzuyu ninde uyu mwana ndaza kumwibuka Pichu, bagura bande, urumva rwa ruhererekane bagiye bagura abandi babaza nawe yirukankana muze, ariko still barahageze usanga ko ari flop, nyamara n'urwo rwego baguraga ntaga urwego rwa APR yashakaga muri rusange kugira ngo APR igereho. Kuko urebye APR abanyamahanga yatunze bari abanyamahanga bakomeye, no kuva na kera bari abanyamahanga bakomeye, ntago APR yajya gutuga abanyamahanga ba Kenyete. Tekereke murabibuka abanyamahanga bari bakomeye ba Titus Murama, bari abanyamahanga bari ku rwego rwo hejuru. Uje kuri aba Masudi bakizavuye mu Burundi na ba Didier Bizimana, icyo gihe bari abakinnyi bakomeye cyane, ba Magidi, ba Miri Hasani, abantu bose bacagamo hariya, barafite Bob, ba Bokungu Njori, abitwaga ba Bwarya, ba Kaizi Vincent, abitwaga ba Tabura Abubakari, murabibuka ba Kadogo Arimansi. Hari abakinnyi APR yagiraga abakinnyi bakomeye, reba Bebe Matunguru ari mwizamu, bande bose abo barapangururaga. Matunguru hajya sinibuka niba ntago mwibuka ni Matunguru ngira ngo ahubwo harimo ahubwo abitwa ba King Barezi, hakaza abandanda, twagiye tugira abakinnyi bakomeye cyane, ahubwo Matunguru ngira ngo yabaye muri Rayon Sport nayo hose. Habara abakinnyi bakomeye, APR yatunze abakinnyi my friend, Baba Sirasu murabibuka, abo bari abakinnyi hatari, n'abandi benshi harabitwaga ba Makuyarema, nubwo yaje mu minsi mike yarakina ariko nyuma biramugora, murabeze banyakwigendera amafisango, bari benshi. APR yatunze abanyamahanga benshi cyane, ariko ibyo byose ntago yagiraga nk'aba ngaba badafite musimamo. Impamvu rero mvuga intaba bataramu nabo bariraburije, abantu baraza bafite inzara, baraje barakegese, baje gukegeta amafaranga. Uzi ko baryaga nkaho baryaga, uzi ikintu gikata cyane kirya cyane nuza bita amagweja ararya vibaya sana. Igweja iyo rigeze mu kintu bita amabobere rirakatagura, amagweja arakerera vibaya sana, ararya cyane, kuko iyo kubera n'indodo abakatagura. Igweja cyangwa se ibindi bintu byaryaga ni ibintu bita ibihore iyo biteye nko mu bigori, igihore kimwe cyegeta ikigori ukajya kubana ukabona ikigori kiri chin down. Urumva rero aba bataramubo baje bakegeta vibaya sana, barya bihuta basa n'abasiganwa, bohagira ngo bari nko muri speed 180, bakimbia vibaya sana, baripura barya sana. Niko kuzana abakinnyi bari aho ngaho badashoboye. So mutimeze gute rero aba bagabo? Reka mena amabanga yabo bakihagera, bamwe bipanza akazi, abandi barigabanya, bamwe bajya muri za recruitment, abandi bajya department runaka, abandi bose bipanga akazi aho kurira. Hari bamwe bagiye kujya bishyuza ku miryango no muri za application kuriramo, abandi bajya muri za recruitment no gukegeta, abandi bazana abantu bazaza bajya kurokirita abo bakinnyi nabo kugura abo bakinnyi, abo nabo bagiye gukora za recruitment nabo bagakegeta. Ikipe baragenda barayiba, ya miliyari bavugaga nibo nk'ahari bo bayiriri, kugeza aho bakegese, kugeza naho bamwe no mu bakinnyi ubu ngubu diruzi hari mena nibanga nkarikira hanze. Imvuga ko n'ubuyobozi bukuru buzabijyemo burebe, harimo n'abakinnyi bashobora kuba barya ku gafaranga kabo k'umushahara, nubwo abakinnyi babigira ibanga ntibabe babivuga hanze, ariko n'ibyo bihumbi 600 babemereye. Amakuru mfite nuko harimo icyo babona ku mishahara yabo muri ibyo bihumbi 600, kubera izo diru bagiye bakora, babazamurira imishahara, babashyira ku myaka 3, nta handi byabaye. Ntago ibyo muri APR tutaratangira kubisinyisha, turagira gute babasinyisha imyaka 3 bagira gute. Hari abakegeta ku mishahara yaba bakinnyi, hafi ya bose babaryaho amafaranga no mu masezerano basinyanye. Ndabizi, narabwiye nzabishyira hanze mpaka mwisho wa dunia, baribwaho amafaranga babakinnyi. Niba hembwe ibihumbi 600 agomba gutangaho nk'igihumbi, agasigarana 5 imbumbe, bariya bose
babaryaho. Niyo mpamvu utabona abo bantu badashaka kuva muri APR barabirukana ntibagende, barazana ubuyobozi bushya bwahagera baje ku presenter abakinnyi ntubabone, nyuma ukabona bitwikiriye imvura n'ikiro mu bitaka bakaza bacunga babaza kana karaza, bakumva adahari bakaza bose bakicara kuri bakikubitisha pica yo kuvuga bati turahari. Bajya hehe? Abakinnyi babo bahembwa bagomba kuyafata nabo kuko barabaha. So bamaze kwigabanya rero babonamo bamwe barabanga. Muribuka case hari umunyabrazil waje baramutegera, umunyabrazil araza, twabonye ama video, uriya munyabrazil yarakinaga gacenga n'ibyatsi, uriya munyabrazil yarazi gukina. Ariko bafana ba APR bakunze umupira w'amaguru ntago muzi ukuntu byagenze uriya munyabrazil ngo yirukanwe, never. Urumva uriya munyabrazil reka mbabwire ibye, uburyo yirukanwe, uburyo bamwanze, uburyo banze bakavuga ngo ni umuswa. Kandi uriya munyabrazil n'umukinnyi w'umuhanga, no kureba ama video no kureba ibiki byose uriya munyabrazil yacengaga n'ibyatsi. Mwabonye ibitego yakubitaga bya dribble. Icyaje kuba n'iki rero, amakuru mfite atari hivumbi, uriya munyabrazil aba bapampe bagura nibo bamwanze kuko nta kintu bari kuryaho. Uriya munyabrazil nta nubwo yahendaga nk'aba abanyafrika batuguriye b'ibihumbi 150 180, ariko murabizi muzi ko muri bari abakinnyi hari mu 180 150 120 100, murabizi nabyo. Ba Rampti muzi ko Rampti ari mu bakinnyi bahenze, wari umaze umwaka adakina, muzamurebe Rampti reba ukuntu asodoka. Hari umunyamakuru ajyaga bivuga, ngiye nkavuga inti nuko yanga APR, ariko naramugarukiye umuntu bita Leonidas Kudeshapo. Leonidas Imana ijye guhumugisha, uvugisha ukuri, Imana ijye kurinda, uvugisha ukuri. Ubwa mbere waratangiye uravuga uti umutoza barimo kumuzanaho ibiki ngo bamwirukanisha kuko yanze gukinisha abakinnyi. Kuko uyu Leonidas ajyaga avuga ati nabakinnyi ba nta kigenda, ariko abantu bose barabibonye ko ari nta kigenda. Urumva ko batangiye no kumukanga, ahagiye batangiye kumutumaho abantu, batangiye kugeza bamutumaho abantu ngo bajye kumubirindura no kumugirira nabi. Urumva rero ko ibyo bintu bigeza iwandabaga. Urumva ariko Leonidas nahumure kuko igihugu cyacu ni umutekano urasesuye, kigendera ku mategeko. Amategeko ni forum koko. Leonidas ntuzikange, nta muntu ushobora no kugukora no kwishati. Igihugu cyacu ni kizima, kigendera ku mategeko ameze gutya. Yes, dufite RIB itarenganya, RIB abantu bazima cyane badashobora kugufata ngo bagufungire ubusa, badashobora kukurenganya, ahubwo RIB irarenganura, RIB irakumira. RIB rwose muri abantu b'abataramu mwazi igihe abanyarwanda rwose navuga inti rwose mwaguwe neza, cyangwa se mujye mushima Imana kuko mufite RIB itagirenganya. RIB ihabereyeho kugira ngo yumve ibibazo byanyu byose ibikemure. RIB ibereyeho no gukumira icyaha kitaraba. Leonidas rero wicara utuze rwose, dufite urwego rukora neza, dufite urwego ruzima rutarenganya, kandi urwego rw'abanyarwanda bose muri rusange. RIB navuga ni kabisa kude chapeau, ibintu mukora tuba tubibona muri abantu b'abataramu cyane. Ni mukomeze mukorera abanyarwanda n'igihugu cyacu kugira ngo tucyubake kandi gikomeze gitera imbere. Muti umunyabrazil rero amaze kuhagera, barahageze no mu myitozo. Icyo gihe umutoza bari bakimukontorora, bamujya mu matwi wa uyu nta kigenda rererere. Ariko ikintu birukaniraga uyu mukinnyi yari uko yazanywe n'uwo bita Karenzi muramuzi. Ni ukuvuga ngo ni Karenzi MTN, apana Samu Karenzi, ni babiri. Hari Karenzi Alex, hakaba na Karenzi Sam, ariko wazanye uyu munyabrazil ni Alex ukora muri MTN, manager n'ubundi usanzwe uzana abakinnyi. Wakara sanzwe yitwa Wakara, niwe uzana abakinnyi benshi buriya niwe wabimburiye n'abandi navuga mu Rwanda, niwe wabaye Wakara kagezana abakinnyi benshi bagiye batandukanye, buriya agiye agaburira amatimu. We n'uwo bita super manager, ahubwo super manager niwe wabanje, habanje super manager haza na Wakara. Ya super manager mtoto wa nyumbani niwe wabanje
kuko murabyibuka zana abakinnyi benshi abitwa ba Kagere Medi harawe yagenga ajyana i Burayi babagande iyo bakubwira ba Yuna Center mo arabakubwira ngo yabajyanye aha Superman ajya akakubwira hari abakinnyi benshi Superman yagiye ajyana benshi cyane bakiniraga ikipe y'igihugu ya Uganda harabo Umunya Zambia akubwira yajyanye harabitwaga ba Singuruma niba ari Singuruma yajyanye arabitwaga ba ndeba ni babitaga ba Hichamu Himonji abo bose Superman ajya kubwira ko ari wabajyanye da Superman ajya n'umuntu w'umutara muri wabanje ni wabimburiye abandi bawakara bose baraza uyu munya Brazil rero abapampe baramwanze kuko babonaga nta kintu bari buryeho kandi maskini ya Mungu uyu mukinnyi yarahendutse nta nubwo yarahenze nta nubwo yarenzaga ibihumbi 60 kuko yaravugaga ati nje kuza mbaterera umupira nigaragaze amafaranga muzayama ngomba kuba konfeka ahageze baramwanga bose bajya mu nuza abitwa ba Kadafi batuyunguyu nta kigenda abitwa ba Mukasa batireke babanyamakuru b'abapampe batirukana bande bose kuko bari baramaze kubona umusimbura baravugaga bati uyu muramuzana gute kandi hari umukinnyi kuko hari umukinnyi bagombaga kuryamo uriya munya Brazil baramwanga baramwirukana baravuga batireke uyu naga agomba kubakandagira umwanya w'icyo gengera ngo bamusimbujeho bitaramini ba waguzwe ibihumbi 140 gutyo hafi 150 mu gihe uriya munya Brazil arabica bigacika mugende mushakisha amazina murabibona no umukinnyi w'umuhanga ariko arahageze baramwanga kubera iki nta kintu babonaga bari bumuryemo nukuvuga ngo rero abibyo bakoraga yari win bakoraga ibintu win abakinnyi bose bategeze babo barabirukana bashaka noneho kuvuga ngo n'abanyarwanda bahari babirukane noneho iyo myanya bagende bayuzuza ahubwo buriya hari n'abakinnyi bashakaga hari uwo bashakaga kuri 2 hari uwo bashakaga kuri 3 biza kurangira isoko rifunze hari n'abakinnyi benshi bagiye bababenga barabanga kuko bumvaga nta negotiating power bafite bakavuga batabano abahe tekereza ufasha umuntu ugiye kumutumaho umuntu ngo n'umunyamakuru tanazwi n'ahantu ntago abizi ntazi ibintu bya bigendanye na kitoma ntabyazi nibwo bwa mbere amutumye ngo nukwiyaminiya yagiragayo bamwe bakanamureba bakanamuseka kuko hari abakinnyi bamwe udashobora gutungura y'umuntu ngo banamurebe hari abakinnyi bataramu ugomba no kugerayo kwiyaminiya wanahagira akabona ko ntanzara ukawamusigira nk'igihumbi ukamwira tumwe icyayi wowe genda ubitekerezeho ibyo nkubwiye nibi tuzakorana gutya ariko se wowe uragiye ahubwo ni wowe ugiye kumusaba hari n'uwatubwiye ngo yagiye waba umukinnyi ngaryayo ngo basangira ubugari nawe tekereza ugiye kugura umukinnyi ngagezeyo ngo batetse ubugari ngaraje ngarabwatatse ngo baririye ku isahani imwe tekereza uwo muntu nta nubwo ajyanye confidence y'agafaranga ngagire mu hotel aho nziza muhamagara ze bakirisha y'ibintu spending nka dola 600 ngapi najya kugenda mukubite nka 500 tunywa icyayi aho no gushitura umukinnyi azayiruka ariko sasa kubona nizara ngo ugiye kuryiwe ngo hari umutaramu wagiye wajya kurya akubita y'icyakora ugari rwose ngo yarawumegese amegeta ubugari uwo mukinnyi wazamuzana gute tujye tuvugisha ukuri ntiyabyidoze mwumva ngo barasangiye ngo icyakura ngo basangiye ubugari ni hatari urumva rero uyu munya Brazil bahise bamwanga baramwiruka ni kubagaho babwira umutoza batireka natwe biradutangaza birukanye umunya Brazil mu gihe gito banga no kumujyana muri ariya marushanwa icyo gihe ni ya mikino yo muri ya Zanzibar yari igiye kuba banga kumutwara Mapinduzi Cup banga kumujyana kugira ngo tumurebe umunya Brazil kuko iyaza kuba hari tukamureba twara kuvuga ati wow uyu muntu wenda ameze gutya barabyanga Sekafa nuko umutaramu wahita bamwirukana Speed baravuga ngo ntashoboye bahita bamwirukanka na Vibaya sana baramwanga kubera iki uyu mukinnyi ndababwiza ukuri ntibegeze bamwitondera bagiye mu matwi y'umutoza wa tekereza guhita wirukana umuntu ikubagaho none se ubaci Edebere na Odibo nabande ko bategeze babirukana kandi bo ko badafunga n'umupira mubanze ibyo namwe mu bitekereza nibakomeje bakaza bagahita banabasinyisha direct ariko tinya kuzana umuntu ugahita umusinyisha ko kanya vuba ukazana undi munya Brazil ukanga kumukinisha ukanga no kumusinyisha ngo nta kigenda ngo nimwirukane bategeka umutoza my friend umutoza bahita bagira icyo gihe umutoza nta yindi jinsi yari afite yahise murekura aragenda kucyo gihe harimo abakinnyi benshi bavuga niki benshi barababenga bashakaga kuzana wo kuri kabiri buriya navuga ini bahuye n'ingorane kuko bakimara kwanga Ombolenga bashaka gusimbura Ombolenga kuri uya mwanya kugira ngo nawe bazamuryemo amafaranga birangira rero atabonetse urumva
kwa Korodeho naho bahashakira gundi naho birangira bigenze gutyo. Nukuvuga ngo icyabo nukurya amafaranga ku bantu kwari ukwiba ikipe kugira ngo abanze bayicucure hakiri kare. Simvuze ibindi by'akanyenyeri bibiyeho ikipe ikajya gukina ntibasikana amatike. Urumva nabibabwiye ya kampani yari ya Mukasa bakabihuriza hariya nyine ibintu bakabishyira sambamba. Wajya kubabaza stakabazi ntayo. Wowe umuntu urakora nta n'ikintu kigaragaza byabi nywaji bagurisha n'ibiryo bagurishiriza kuri stade biri muri code ya APR. Ibyo byose barabirindura ariko ababatara mu barariye mana yo mwijuru. Ntibashaka rero no kurekeraho, ntibashaka no gukimbi ariko da buriya umuntu yaririye ntashaka kuhava. Nyamara ibintu tubibona umuntu rero yaza yaripura. Harimo n'abafana b'inkunda rubyino babarahango narababwiye ngewe ntacyo bimbwiye. Ngiye nzavuganira APR, nzavuganira ikipe yanjye kugira izatunganira. Ntabwo nzicara ngo ndebere ikipe ipfa, sinzicara ngo ndebere ikipe yaribwe. Namwe mugende muri ya kipe mubanze muyisuzume muyirebe neza mumbwire umukinnyi mwavuga ngo niki. Ikipe tujya dukina nayo tukayirusha hano ni yihe? Mumbwire. Ni ihe kipe twakinnye nayo tukayirusha. Uvuga ngo APR ngo yateye umupira ngo kurwego rwo hejuru. Twagiye tuyibona mu mikino twakinnye ibiri twayibonye. Umukino wa Tenseri twarahunganyije, umukino wa Gasogi tuyitsinda kimwe ku busa. Nabwo tudakonvenga. Ari ibintu biri aho ngaho nyine. Ni umupira ishoti bateye, Gasogi irakomeza irataka nayo ubona ko ishaka igitego. Kandi ikindi cya kabiri nkeka ko Gasogi nayo iza gushyiramo imbaraga nyinshi byari kuba ibindi. Kuko hari amakuru hari abakinnyi bamwe bayicaye abantu batamenye. Harimo abakinnyi bagenda nka ba Maripangu nabandi baricaye ntibegeze bakinishwa baje basimbura. Ngo rero nabyo urumva ko harimo probleme sa. Nkavuga inti rero aba bantu nyamuneka baribira ku matike, bibira ku mafaranga ava ku stade, bibiye mu bakinnyi, bibira mu biki, ndetse harimo bamwe banavuga ko ifaranga ryabo ritsitse, hari na bamwe bavuze ko bari baratangiye no kubakamo amazu baratangiye no kuyazamura. Birumvikana ko bikomeye. Kugeza aho APR yazaniye dafu ujya kubigendanye n'amafaranga, kugeza aho APR yazaniye logistique, kuri ubu ngubu navuga ko babafashe ku munwa bagize gutya barazirika. Ariko nanjye navuze ni igisigaye no gukora audit. Igisigaye babakorere audit, aba ba Mukasa bakorere audit. Navuga ni APR umuntu wese wari ifaranga ryayo niyo yaba ari hanze bazamukorere audit. Tubanze turebe ikintu baguraga, tubanze tubirebe. Muri APR harimo abantu bize bazi gukora ibintu bigendanye na audit, bazi ko auditinga. Mu bakorere audit tubanze turebe ibyo bintu baguraga ni ibiki, izo service bashakaga muri APR ni izi service bakoraga ni iki. Abantu n'abataramu baragiye bakuriyetinga ngo app bashyira kuri App Store ahantu bazaza bakura amafaranga bibiri udufaranga. Bayishyiraho ngo izaza igeze amakuru ya APR. Iyo app mugende murebe niba hari abantu bayigeze ntibarenze n'abatanu. Ngo nugusoma amakuru ya APR namwe mu ndebe. None se uwo muntu uzabwira amakuru ngo ya APR ngo uzayasoma, tubanze turebe APR abafana bayo benshi baba mu Rwanda. Aba mu mahanga ari bangahe? None se abantu baba mu Rwanda benshi bizira kubibuga. Urumva? Abenshi bizira kubibuga, abenshi bumva amaradiyo, baba bari ku mbuga nkoranyambaga, bumva ayo makuru agiye agize. Ariko se ugiye kubwira umuntu ngo uzanye yo mapu ngo amakuru ya APR ngo niho abantu bazaza bayasanga, kandi APR ifite abakora ku mbuga nkoranyambaga, APR ifite abashinzwe ama video bakora ibiki, ifite abantu bakora kuri izo mbuga nkoranyambaga, hariho ba Claire, hariho ba Tony Kabanda, hariho ba Andi, abo bose ni abantu bakora n'ubundi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye muri APR. Warangiza ngo uzanye yapo. Ibyo ni kandi kantu k'agakirejeshwa kugira ngo nyine bajye bibiraho. Yishyurwa amafaranga menshi buri kwezi, kandi ugiye kureba ni nkaho idakora. Muzagende murebe abantu basoma izo nkuru abantu bari baguze. Ngo nukuvuga ngo iyo ugiyeho ngo udishyura amadolari niba ari 10 niba arangahe, mugende murebe abantu bari abone niba angahe, ntibarenze na 5. Ibyo byose rero ko hari utuntu bagenda bakuretinga pembeni kugira ngo babone ikintu bazaza nyine bashyira mu nda. Nibyo mbabwira. Ikipe yaribwe ishyirwa down. Ikipe yahinduwe nk'akarima kabo. Niyo mpamvu mbabwira nyamuneka abantu bose babigizemo uruhare babiryozwe. Urazana abantu dore bitambe bigeza abakinnyi. Mu ndebere na muri ngo ni Odibo. Mu ndebere bari abacedebere. Mu ndebere ngo ni Songo ya Pam. Abakinnyi bafite ibitambi ndaziragera. Bari abantu ngo bariweho amafaranga menshi cyane. Menshi.
baraduhombeje ubu ntago bakina mwari mwabona bakina bakandagira mu kibuga. Reba bari abaramputi baje barahirira ngo nibitangaza ngo ramputi ngo ya arafata umupira arasodoka niyiruka ntava hari. Kuse tuzagira gute? Twaza twaripura ngo ibiki? Twapfunyikiwe kibiribiri. Amafaranga yingiriye mu nda zabamwe, amafaranga barayakegese, amafaranga bamwe ngo barubatse amazarimo arazamuka muri Kigali. Ahubwo birukana abantu abakinnyi y'Abanyarwanda batesha agaciro. Wajya kureba ugasanga umwana nka Ruboneka arahembwa 700 cyangwa 800 ugasanga unarahembwa 600 hari ifiseye nta n'ikintu akora mu kibuga. Rebera nka Odibo cyangwa wari bakedebere na Pam bahembwa mu 5,000 ntacyo bakora akubyuriya mwana inshuro nka 100 warahembwa 400 haniye. Ariko reba umusaruro wa Ruboneka ni ugaragaza mu kibuga. Reba bakirema na bayunusu ibintu bakina na bakorode. Aba bantu ni mubaha amafaranga ni mubongera amasezerano mubaha amafaranga nk'ay'abanyamahanga bahembwa. Kuko aba nabakinnyi bakomeye barabigaragaje. Murafata abana mukabirukana. Mwabasanzemo ngo muzanye abanyamahanga ni mumbwire muzabakinisha turebe. Bakina ryari? Ko ari agakingirizo mwaje kwibiramo no kuturangiza. Cyo kora mwarakoze Imana izabahembe. Ariko ngewe nabandi bafana tubyumva kimwe ntago tuzabyishimira ni tuzanabyemera. Ahubwo abakinnyi banyu ni mushaka mu bashakira amakreba bagura cyangwa se ntihaboneka nabashakira ubuntu mubabahe babatwarira ubuntu kuko bari ntago tubashaka. Mwaradupfunyikiye bibiri mwadupfunyikiye bibiri mwaraturangije. Hari bamwe bagendera mu bigari bameze nk'abahumye nk'abatareba, ariko bamwe bafite inyungu nabo baraje barabapfunyikamo akantu barabwira mwebwe mukuriye amafani kirembe mujye muturiza abakinnyi abafana mubaturize mubacecekeshe ntibakavuge. Uvuze mu mukure muri groupe cyangwa se mu mwatakira icyarimwe baragenda bashakamo abantu bamwe bavuga nk'amasande umuntu yakora inkuru bakaza bavuga. Harabona bonye nazi ngo nibwo ngo bacyaduka ngo baje ngo gufana ukajya kumva umuntu araje ngo ukabona n'ahantu avuye n'umuzi ukabona abantu nk'abaresinge mbataho umwanya. Ariko mbabwije ukuri ni murekeraho. Niba tubavuga mujye mubyemera mureke gutega abantu. Leonidas ni mari bagiye kumugubanura ngo bamutegere ku cyo kunywa cyangwa muzi ko abantu bose bakunda icyo kunywa. Hari abantu bakora amafaranga yabo. Leonidas akora amafaranga y'icyo kunywa ashaka yakigurira. Icyo ashaka cyose yakigura, icyo ashaka cyose yakibona. Arakora arahembwa buri kwezi kandi ahembwa neza. Abo niyo banyamakuru rero bazima nge nemera batajya baca pembeni bavuga ikintu cyose bakakivuga uko kimeze. Bwana Leonidas asante sana. Hari nabandi bantu banza kagasuzuguro benshi baragenda banzi ibi bintu. Hari abo basanzemo barabirukana n'ubu nzabigarukaho. Abitwa bakarinda Emiri babirukaniye kure. Ni wari umuvugizi w'abafana baramwirukana. Hari nabandi babaga hafi nabo barabirukana barabacucumura. Hari umwana bitaga Steven wakoragamo hariya yakoranaga na Tupac baraza baramwirukana ngo uyu nguyu ngo yavuganaga na Timonege akavuna barirukana ngo uyu yazamushyira n'ibindi. Hari abandi benshi bagiye baratimu ababakura mu ikipe barabajyana ngo yavuganaga na kanaka. Wumve naho umuntu ushaka kwiba ahana hera ngo yavuganaga n'uyu barirukana baraza barirukana bari mu bose bashyira hariya. Ikipe bayigira yabo barayigarurira, ikipe bayigendana mu mufuka, ikipe bivuze byose bose bayigendana mu mufuka wabo kugira ngo aperi ni yabo. Twarumiwe tuburi cyo tuvuga abantu barumirwa twifata ku munwa turavuga tutise koko ibi ni ibiki. Ariko turashimye ubuyobozi bukuru ko babibonye bakavuga ati ibyibura reka tuzane abandi bashinzwe ibi nibi. Bijya muri ba Georgine akajya atanga amafaranga nk'utanga iki ntatange report bavuga ngo enda nawe agasohora nawe agendera mu mujyi umwe. Georgine nari muzi yo kuba umukobwa w'inyangamugayo ukora neza akazi ke, ariko naje gutungurwa nawe kumva yaragiye mu mujyi umwe nawe n'abarigitimu nawe atangira kuyikegeta. Kandi Georgine twabanye ari umudamu mwiza cyane agendera ku mirongo myiza. Georgine sinzi ukuntu nawe baje kumuhindura bamushyira muri ako gakundi bamugira gute. Georgine nawe agiye umujya yarambabaje nawe kabisa cyane. Reka rero mbashimire mbabwire nti nyamuneka nzaza ngomeza mbajye hari utundi zaza nyenda mbabahoreraho. Hari umunsi zaza ndipure mbazanire message mbazanire amajwi y'umubyeyi umwe mu bakinnyi uvuga uburyo umwana we bavugayo bamuguze nayo bamuriyemo. Ibi byose tuzabishyira hariya pembeni.